tubahaye ikaze inshuti bavandimwe basobanukirwa TV. Hanyuma uyu munsi twaba tugiye kuganira ku tuntu tugiye dutandukanye nk'uko mwabimenyereye, akaba ari ibintu bihoraho buri munsi nzamba bababwira utuntu tugiye dutandukanye twakurushaho kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nk'uko bisanzwe rero mu biganiro byacu by'uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe ingaruka zo kuba wakoresha ama écouteurs, amabafure ndetse n'amaradiyo agiye atandukanye ariko urimo wumva umuziki wawe cyangwa se icyo uri kumva kuri volume iri hejuru cyane, mbese mu yandi magambo wongeje ku kigero cyo hejuru cyane. Ibyo bintu akaba ari ibintu bigira ingaruka nyinshi cyane mu buzima busanzwe bitewe n'ingaruka rero bigiye bigira. Uyu munsi akaba ariyo mpamvu nagize umutima wo kuvuga ati reka nze mbibigisheho mbibabwireho nk'uko ubushize twarebanye hamwe ku bintu bigiye bitandukanye. Nk'uko musanzwe mubizi rero ubushakashatsi bwakozwe bugenda bugaragaza ibintu bigiye bitandukanye. Isobanukirwa TV rero birahabaye cyane kugira ngo ibafashe kugira ngo murusheho kugenda musobanukirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kuko mu buzima bwacu bwa buri munsi twabonye ko ari ibintu dukoresha ariko tutazi ingaruka zabyo. Ibyo ngibyo bikaba byatuma byashyira ubuzima bwacu mu kangaratete. Rero kuba wacuranga ugakoresha umuziki mwinshi cyangwa se ugacuranga kuri volume yo hejuru cyane, ibyo ngibyo bigira ingaruka ku buzima bwacu cyane, yuko ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza yuko 17% by'abana muri iki muri mu kigero cy'imyaka 12 kugeza kuri 19 barwara ubumuga bwo kuba batumva, mbese bakagira ubumuga bwo kutumva. Ibyo ngibyo rero bikaba biterwa no kuba bacurangira ku rwego rwo hejuru. Abantu benshi rero batandukanye bagenda bambara ama écouteurs kugira ngo barusheho kumva imiziki, bajya muri boîte ahantu mu kabyiniro bakumva umuziki wo ku rwego kuri volume iri hejuru cyane. Ibyo ngibyo akaba ari ibintu bigira ingaruka ku buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero Sobanukirwa TV hamwe na Kabospi birahabaye kugira ngo babafashe kuba mwasha gusobanukirwa ibyo dukoresha ndetse n'uburyo twabikoresha ariko tubungabunga ubuzima bwacu kugira ngo bitazatugiraho ingaruka mu hazaza hacu. Rero uyu munsi tukaba tugiye kuganira kuvuga ati ese ni gute nabana n'ibikoresho bya electronique, amatelefone, radio, écouteurs aho ndi hose nkabikoresha ariko kugira ngo nanone n'ubuzima bwanjye mbusigasire nzabashe kubaho mfite ubuzima buzira umuze nk'uko bisanzwe iteka. Mu busanzwe rero tugira ibyiciro bitatu by'igipimo cy'umuziki cyangwa se by'igipimo cy'amajwi tuba tugomba kuba twakoresha. Rero hari igipimo cy'umuziki cyangwa se cy'amajwi ubuzima bw'umuntu baburi supposed kuba bwakakira cyangwa se ubushobozi bw'umuntu bwakakira, hakaba n'ibipimo bigiye bitandukanye ubushobozi bw'umuntu butabasha kwakira. Reka turebere hamwe noneho tuvuga ati tumenye se ni ibihe bipimo ubushobozi bw'umuntu bushobora kuba bwabasha kwakira bw'uwo muziki kugira ngo tubashe kumva umuziki tuzajya twumva umeze ute, ese tuzajya dukora iki kugira ngo noneho turusheho kugira ubuzima bwiza tutabangamiye ubuzima bwacu kandi natwe tutabangamiye n'ibyiyumviro byacu byo kuba twakumva umuziki. Ni muri urwo rwego rero Sobanukirwa TV habaye ku bwanyu kugira ngo tutazahura n'icyo twita hearing loss. Iyo tuvuze hearing loss ni ukuba watakaza ubushobozi bwawe bwo kuba wagira iki wakumva amajwi y'abantu bitewe n'uko uba warumvishije amajwi menshi agiye atandukanye, urusaku rwinshi cyane bikaba byamena ingoma yawe y'ugutwi kugira ngo utabasha kuba wakumva nk'uko bisanzwe. Hanyuma rero tudaciye ku ruhande cyangwa dutinde mu buzima busanzwe, no kuvuga ngo hari igipimo cy'umuziki umuntu aba agomba kumviraho cyangwa se hari igipimo cy'ibyo umuntu aba agomba gukora kugira ngo abashe kuba yakurikirana ibyo arimo akora, cyane cyane nko ku bantu bakunda kujya muri siporo. Usanga umuntu yagiye muri siporo yifatira écouteurs agashyira mu matwi, yamara gushyira mu matwi akazamura volume kubera ko atazi ese nizihe ngaruka zabaho igihe umuntu ari kumva umuziki we cyangwa se ari kumvira muri écouteurs akazamura volume cyane, nizihe ngaruka zaboneka, ese ni ikihe kibi cyabyo. Ugasanga agiye muri siporo nyamara we ari kwinjoyinga, ari kumva siporo nta kibazo ariko ntakabashe kuba yamenya ingaruka zabiturukamo zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero nibyo tugiye kureberaho. Ingaruka ya mbere nuko bishobora kuba byagutera icyo twita hearing loss. Iyo tuvuze hearing loss nayibasobanuriye ko ari uko akunda umuntu ashobora kuba yatakaza ubushobozi bwo kuba yabasha kumva ubisanzwe nk'uko yari asanzwe yumva. Nomara ukuntu umuntu yumva ashobora kuba yatakaza ubushobozi yari afite rero bwo kuba yabasha kumva. Ni muri ubwo buryo rero nagira ngo mbabwire ngo wafungura umuziki ukumvura hejuru cyane, wakumvira mu rusaku rukabije, ibyo bintu ntabwo ari byiza habe na gatoya. Nk'uko nabibabwiye rero mu buzima busanzwe hari urusaku umuntu aba afite ubushobozi bwo kwakira. Nababwiye ko hari ibyiciro bitatu by'urusaku. Rero ngiye kubabwira ubushobozi bw'ibyo umuntu ashobora kuba yakakira. Mu busanzwe hari icyo twita muri ibyo byiciro bitatu, icyiciro cya mbere nicyo twita audible frequency range mu ndimi z'amahanga. Aho ngaho usanga ari urusaku ruri ku kigero cy'uburyo
cyangwa se ruri ku gipimo cy'ibyo umuntu yakabaye abasha kwakira. Uvuga ngo muri make range cyangwa se igipimo cy'urwo rusaku ruri hagati ya 20 Hz up to 20,000 Hz. Ibyo ni mu ndimi z'amahanga, uvuga ngo biri mu gipimo cyo hagati ya 20 ndetse n'ibihumbi 20 Hz. Umugabo witwa Hertz niwe waje kugaragaza iki gipimo bitewe nuko yakoze ubushakashatsi agasanga nuko nguko bimeze. Rero ikindi gipimo cya kabiri tugira ni cyitwa infrasonic frequency range. Iyo bavuze infrasonic frequency range ni igipimo cya kindi kiri ku rwego rwo hasi cyane, kiri munsi ya audible frequency range. Anga ushobora gusanga ni amajwi umuntu adashobora kuba yabasha kudetectinga cyangwa se kuba yakumva. Muri make yo ntago wayumva, mbese muri make yumvwa n'utundi tuntu niko tutari abantu, kuko ari ku gipimo cyo hasi umuntu ntago yabasha kuyumva. No rero igipimo kirimo amajwi twebwe tuba tutagombye kumva nicyo twita ultrasonic frequency range. Nabwo biri mu ndimi z'amahanga, ariko ultrasonic frequency range ni igipimo cy'amajwi ari ku rwego rwo hejuru birenze cya kindi twita audible frequency range, kiri ku rwego rwo hejuru, mbese ku buryo umuntu ashobora kuba atabasha kubyumva. Ultrasonic frequency range rero nkuko nakomeje kubabwira, akaba ari hahandi umuntu ashobora kuba atabasha kumva, mbese ni igipimo cy'amajwi yayandi umuntu adashobora kuba yabasha kumva arenze ubushobozi bwe. Rero iyo dukomeje twebwe nk'abantu, iyo dukomeje kugenda twumva ko twakomeza kumvira muri iyo njyana y'umuziki, cyane ko umuziki uryoha iyo uri kumva rimwe na rimwe birangira utaye control ko wakwigarura. Iyo dukomeje kumva twagendera muri iyo njyana, iyo ukomeje kugenda wumvira ku umuziki wawe ku rwego rwo hejuru, ibyo ngibyo bishobora kuba byakangiza ingoma y'ugutwi. Rero ingoma y'ugutwi yawe yamara kwangirika ukabutakaje ubushobozi bwo kuba wabasha kumva, kuko gutakaza ubushobozi nibyo bituma umuntu agira ubumuga bwo kuba yagira yabasha kuba atakumva. Mu yandi magambo rero tugomba kumva umuziki wacu ku rugero rwo hasi. Si ibyo gusa kandi, none reka tugaruke ku muziki wacu uko uteye. Kuri akuntu dufata ekoteri tukazambara mu matwi ngo turimo turumva umuziki, nabyo ntago ari byiza ku buzima bwacu. Nubwo twumva umuziki, umuntu yakabaye acuranga umuziki akawucurangira muri device iri hafi ye, kandi agacuranga umuziki uri ku gipimo, ntacurangire ku rwego rwo hejuru, ngacuranga umuziki uri hejuru cyane. None iyo ufashe ekoteri ugashyira mu matwi ukongera volume, kuri akuntu uba wongereye volume, amajwi uko ava muri ekoteri agenda ajya mu gutwi kwawe, agenda asatira ingoma ku rwego rwo hejuru nkuko muri kubibona. Rero iyo akomeza agenda asatira ingoma y'ugutwi kwabigeraho ngo ikabastinga cyangwa se igaturika mu yandi magambo. Rero iyi bastinze, that is what we call automatically you get loss of hearing. Ukimara kubura rero ubushobozi bwo kuba wakumva, kaba kakubayeho, biba byarangije gupfa, ubwo urumva uhuye n'ubumuga utari witeze kubona. Nyamara mu yandi magambo weho wari uzi ko urimo winjoyinga. Rero duhagarike kuba twakoresha ama ekuteri, cyane ko tuyakoresha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Usanga ugiye muri siporo urimo uragenda ukoresha ekuteri, wateretse mu matwi, urimo ugenda winjoyinga umuziki uko ushaka, ariko ntubashe kuba wamenya ingaruka zibivamo. Ibyo ngibyo rero nabyo turusheho kuba twabisobanukirwa kugira ngo ubukuri icyo tuzajya tubikora. Ikindi kintu ni kuri akuntu tuba dufite mu nzu yacu ama buffer cyangwa se ama radio ziraza offer, ugacuranga umuziki ku rwego rwo hejuru cyane. Ibyo ngibyo nabyo ntago ari byiza ku buzima bwawe, nabyo bishobora kuba byakangiza amatwi, nkuko twamaje kubona ibyiciro bitatu by'urusaku umuntu afite ubushobozi bwo kuba yakakira. Kuba wacuranga radio ukazamura ku rwego rwo hejuru, ugacuranga umuziki wawe ku rwego rwo hejuru, nabyo ntago ari byiza ku buzima bwacu bwa buri munsi. Rero usibye birenze ibyo ngibyo no kuba umuntu yagira icyo twita hearing loss, kuri akuntu umuntu yambara ekuteri bikarangira arimo aragenda mu muhanda yenda yambaye nka ekuteri, akabahuye n'inshuti ye agakuramo ekuteri agahereza mugenzi we ngo wambareho, nawe akaba yambayeho. Kuri akuntu hari n'amabacteria aba arimo agenda aba transmitted from one to another one. Kuri akuntu ugenda utiza, hari bacteria wakuye mu gutwi kwawe uzirazihaye undi ashyize mu gutwi kwe. Ibyo nabyo ntago ari byiza. Twebwe nk'abantu cyase by'umwihariko ku rubyiruko basanga baba barabaye abasitari, ho bati ni umusitari wa danje, ugasanga mu gihugu nyine yifata nk'umusitari w'umuntu ukomeye. Hahandi ho agenda yafashe ama headphones agashyira mu matwi, akambara ugutwi kumwe gupfutse n'ukundi gutwi gupfutse, ugasanga nyine arimo aragenda yinjoyinga umuziki. Kandi koko ni byiza, biba birimo umuziki wa hatari, nyine ugenda winjoyinga wumva ko rayifu iryoshye. Nyuma yo kwinjoyinga rero uhuriramo n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nkuko twabivuze, iyo wambaye headphones ushobora kuwazamura volume igashyika ku rwego rwo hejuru, bikaba byakumerera ingoma yawe y'amatwi.
ibyo ngibyo nabyo rero ntago ushobora gusanga ku mpande zombi ari sawa. Ubwo mvuga ngo mu buryo busanzwe uburyo dukoresha zira headphones byibuza kuzambara ntago wavuga ko ari bibi, kuko nabyo bigufasha aho winjoyinga ubuzima, ariko none azambara ugicuranga umuziki ku rwego rwo hasi hahandi uzajya uvuga ati byibuze ibi ngibi nubwo ndi kubyumva nishimishije ntago biri buze kwangiza imibereho yanjye, ntago biri buze kwangiza ubuzima bwanjye. Mu yandi magambo ibyo nkora byose ndi buze gukora ibintu bihwanye n'ibigomba gutuma ngira ubuzima bwiza. Vuga ngo rero wakumva umuziki ntubibujijwe, ariko menya ngo urawumva ku kihe kigero, urakora iki kugira ngo bitangize imibereho yawe ya buri munsi. Kuri ya kuntu rero wowe ufata headphones wishimye unezerewe ugashyira mu matwi yawe ukagenda wishimye ubona ko nta kibazo urimo unyinyira umuziki uko bisanzwe, wowe bishobora kuba byakugiraho ingaruka mu buryo bugiye butandukanye. Nizere ko mwize byinshi cyane muri iyi video, aho mwari muri kumwe na Sobanukirwa TV, mwasobanukiwe nyine icyo ugomba gukora igihe urimo wumva umuziki, cyangwa se igipimo cy'umuziki ugomba kumva, cyangwa se urusaku ugomba kugendamo. Kandi ntimwumve ko ari ibintu bigendanye n'umuziki gusa, ahubwo no mu buzima busanzwe aho uca ujye wirinda kujya ahantu hari urusaku rwinshi cyane, kuko irura rusaku rushobora kuba rwakangiza ingoma z'amatwi yawe. Mu yandi magambo rero urusaku rwinshi ntago ari rwiza ku mibereho ya muntu mu buzima bwe bwa buri munsi ku matwi, kuko bishobora kuba byakangiza ingoma y'ugutwi, bityo bikaba byatuma ugira icyo twita hearing loss, ukaba wagira injury, ukatangira kubaho ufite ubumuga bwo kutumva, ari ikintu utari witeze, ari ikintu kikubayeho mu buryo bw'impanuka, nyamara uzi ko uri kwinjoyinga. Niba unogerwa n'ibiganiro byacu rero bya buri munsi, kanda like kandi na subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bigushyikaho, kandi unatere comment udushimira, cyangwa se utubwira n'ikindi, utubaza n'ikindi kintu twakabaye tuzababwiraho, kugira ngo ubukurikiyeho uzajye urushaho kunogerwa na gahunda zacu, hanyuma ugire ubuzima bwiza nta kindi kibazo uhuye nacyo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Murakoze cyane. Wakatinze.